Muraho neza bakunzi ba hip hop nyarwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo gikomeye cyakomeje guteza impaka mu myaka irenga 10. Jay Polly cyangwa Bulldog ninde mwami wa hip hop nyarwanda? Tugiye kureba amateka yabo, uburyo bazamuye injyana, imvugo bakoresheje, indirimbo zikomeye ndetse n'uruhare bagize mu gutuma hip hop nyarwanda imenyekana mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mbere uhawe ikaze kuri Hot World Entertainment. Reka tubihere mu kwinjira kwa Jay ndetse na Bulldog by'umwihariko muri hip hop. Jay Polly amazina ye nyayo ni Tuyishime Yoshua Paul. Yavutse 1984. Azwi cyane nk'umwe mu Tuff Gang ndetse n'abatangije iri tsinda rya Tuff. Iri ni itsinda ryahinduye isura ya hip hop mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2008. Jay yari afite ijwi rikomeye, uburyo bwo kuririmba buhuriweho n'umu street flavor n'ubutumwa bw'ubwenge. Indirimbo nka Ndacyariho, Umupfumu uzwi, Akanyarira jisho zamugize ikimenyetso mu gihugu hose. Benshi baravuga bati tubonye umwami w'injyana ya hip hop. Ariko kandi ku rundi ruhande Bulldog amazina nyakuri ni Ndayishimiye Malik Bertrand, n'umwe mu baraperi bafite imvugo ikomeye, inoze, ikakaye ariko yuzuyemo ukuri kwa ghetto. Yatangiriye mu itsinda rya Tuff Gang kimwe na Jay Polly, ariko nyuma za kuba umuhanzi wigenga ashyira imbere imvugo y'abaturage b'abakene, uburakari bwo guharanira uburenganzira n'ukuri kwa buri munsi, cyane cyane yibanda ku mvugo zikakaye zirimo umujinya ariko zirimo ubwenge bwinshi. Buda yamamaye cyane ubwo yakoze Imfubyi z'u Rwanda ari kumwe na The Ben, Umunsi w'Imperuka ari kumwe na Tuff Gang, ndetse akora n'imwe mu ndirimbo zabaye kimenya bose mu Rwanda ariko giti cye imwe yise Customer Care. Aha benshi baravuze bati ko dukomeje kugorwa kumenya umwami wa hip hop ninde, ko Bulldog nawe ari guca amarenga. Ibi byatumye turebera hamwe buri kintu hagati ya Bulldog na Jay Polly, ubundi duhuriza hamwe ubuhamya turebe ninde nyakuri witwa umwami. Jay Polly yari umuhanzi wubashwe kubera uburyo yahurizagamo message y'ubuzima n'ubutumwa bwo kwiyubaka. Yashyiraga imbere imvugo yo kwiyemera kwa hip hop, ariko avugira abana bo ku muhanda ndetse na rubanda nyamwinshi babayeho mu buzima bubi. Ariko iyi njyana akayihurizamo ubwenge no guhindura imibereho. By'umwihariko yari nka Nazi cyangwa Tupac mu buryo bwo kuvuga ibyiyumvo n'inzozi z'urubyiruko. Naho Bulldog we yahagarariraga ghetto, nk'icyo twakwita ghetto realism, uburyo bwo kuvuga ukuri kutaryana, gutukana gake ariko mu nyito z'umuco, no kugaragaza ubuzima bw'abatagira amahirwe yo kuba babaho neza. Yari umuhanzi utajya yifata nk'umwiza, ahubwo avuga ati ndi umwana wa rubanda kandi ndi umunyarwanda, ni nako kandi ndi umwami wa hip hop. Ibi byatumye abafana be bamufata nk'umwami w'ukuri, mu gihe abafana ba Jay Polly bamufataga nk'umwami w'ubwenge n'umwe mu beza muri style ya hip hop. Nubwo bakomeje kubice bigacika, ni gute bahinduye hip hop nyarwanda? Jay Polly yari umuntu wa showbiz, yakoraga ibitaramo bikomeye, yambara neza, yitwara nk'icyamamare nyacyo. Yafashije hip hop kujya muri mainstream. Yabaye umuhanzi wa kabiri muri hip hop watsinde Primus Guma Guma Superstar nyuma ya Riderman. Aha hari mu 2014. Irushanwa ryari rikomeye muri icyo gihe, by'umwihariko mu muziki. Ikintu cyafunguye amarembo y'abandi baraperi mu marushanwa manini. Ni nako kandi Bulldog we yahisemo inzira yo kwigenga, yirinda commercial music cyane. Yahagarariye injyana nk'umurongo w'ukuri, nk'uko KRS-One cyangwa se Immortal Technique babigenza hanze. Nubwo Buda atigeze atsinda amarushanwa manini, yagize ubutwari bwo kuguma mu muco wa hip hop nyayo, kandi yatoje benshi uburyo bwo kubaka identity ya rap nyarwanda. Byari bikigoranye kumenya umwami nyawe wa hip hop nyarwanda, gusa ubwo Jay Polly yapfaga hari byinshi byahindutse.
Jay yapfuye muri 2021, urupfu rwatunguye abanyarwanda bose. Kuva icyo gihe abantu benshi batangiye kumwita umwami wa hip hop uhoraho kuko yasize isura itazibagirana mu mitima y'abafana be. Ariko nubwo Jay Polly atakiriho, Bull Dogg yakomeje kwandika amateka, asohora indirimbo zifite ubutumwa bwo kwigisha no gukangura rubanda. Yavuze ko Jay Polly ari umwami wacu twese, ariko nawe akomeza kwitwa umwami wa hip hop kubera izina ry'akazi nuko yifata mu njyana ya hip hop no kubaka iyi njyana ku rwego rwo hejuru. Yiyita umwami koko, n'abafana bakamwita umwami koko. Ikibazo kiracyakomeje, ninde mwami nyakuri? Niba urebye ku buryo Jay Polly yagejeje hip hop ku rwego rwo hejuru mu marushanwa, mu maradiyo no ku ma TV, nta kabuza ni umwami wa hip hop mu buryo bwa mainstream. Ariko niba urebye ko Bull Dogg yagumanye umucyo nyakuri wa hip hop, akavuga ukuri kw'abaturage kandi akagira abayoboke b'indahemuka, ni umwami w'ukuri kwa ghetto. Bityo rero umwanzuro urumvikana, Jay Polly ni umwami w'igitinyiro cya hip hop nyarwanda, naho Bull Dogg ni umwami w'umutima wa hip hop nyarwanda. Bombi basize amateka kandi azahora yibukwa. Ese wowe ninde ubona nk'umwami wa hip hop? Ninde uyoboye u Rwanda muri iyi njyana? Tanga igitekerezo hasi muri comment, kanda like, share na subscribe kugira ngo mutazacikwa n'andi mateka y'injyana nyarwanda. Peace and love hip hop. Jay na Lloyd ndetse na Bull Dogg, ariko turi kuri Jay na Bull Dogg. Ninde mwami wa hip hop mu Rwanda?